ndetse waranongereye mu gihe cyo kubyara, waranongerewe mu gihe cyo kubyara. Dore ibintu 10 byagufasha komoka cyangwa se gukira igisebe vuba. Yaba wowe warabyaye ubazwe warakorewe C-section cyangwa barakongereye nyine kuko ababyeyi barabongera, by'umwihariko nk'ababyeyi bashya. Ibimenyetso ngiye kukubwira ibintu 10 byagufasha kugira ngo ibiguma byawe byomoke vuba vuba. Icya mbere, ugomba kurya indyo yuzuye irimo intungamubiri, cyangwa ugomba kurya indyo yuzuye, by'umwihariko ukarya ibiryo birimo poroteyine nk'amagi, inyama n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko poroteyine by'umwihariko ifasha mu komora ibisebe. Niba utari ubizi ubimenye, ifasha gukomora ibisebe. Rero byagufasha niba barakubaza igihe uri kubyara, gerageza ujye ufata ibyo kurya birimo amagi, inyama n'ibindi byose birimo poroteyine, birafasha cyane. Ikindi kintu ugomba ugomba kunywa amazi menshi. Amazi afasha umubiri gukora neza kandi agafasha n'igisebe gukira vuba. Amazi arafasha cyane. Rero mu gihe wahuye n'ibyo byose, gerageza uyanywe kugira ngo wirinde n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye byaza nyuma yo kubagwa, cyangwa nyuma ya C-section, cyangwa na nyuma yo gukorerwa enlargement. Sinzi ukuntu scientifically sinzi ukuntu bayita enlargement. Ababyaza tuziranye muzandike muri comment mumbwire. Kongera umubyeyi, I don't know, it's expansion or enlargement, sinzi, ariko amazi menshi yagufasha. Ikindi, ugomba kurya imbuto n'imboga nyinshi, like nka voka, karoti, epinari n'ibindi birimo vitamine C. Birafasha cyane mu komora igisebe vuba vuba, bifasha gukira vuba vuba. Rero biba byiza mu gihe uri kwitegura no kubyara, ahubwo biba byiza unabisize mu rugo kugira ngo n'ubu uzaze ubisange kandi bigire n'ibindi bintu byinshi bigufasha, harimo no gukira vuba vuba. Ko abantu twese, nta muntu ukunda igisebe, by'umwihariko nk'iyo wabazwe igisebe kiri ku mubiri waratanze ubuzima. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bigoye cyane. Rero ugomba kurya ibintu birimo vitamine C. Ikindi, gukurikiza inama za muganga. Hari ukuntu uva nko kubyara wakorewe iyo C-section, instead yo gukurikiza cyangwa se kugira ngo ukurikize ibyo muganga akubwira, wowe ukikorera ibyawe. Kumva maje kubyara gatatu se kanikorera ibi ngibi. Kumaje kubyara gatatu se bambaze ibi byangendekeye gutyo ubushize, ibi ntibyangendekeye gutyo ubushize, akanikorera ibi. Gerageza ukurikiza amabwiriza ya muganga, kuko muganga azi ibyo akubwira. Wowe uzi ibyo ubona ku mubiri wawe, ariko muganga azi ibyo akubwira kandi abizi neza. He knows or she knows better. So kurikiza amabwiriza ya muganga bizagufasha kuba uri safe, bigufasha no kugira ubuzima bwiza nyuma yo kubyara, waba ubazwe, warabazwe cyangwa warongerewe. Ikindi ni ukuruhuka bihagije. Rimwe na rimwe ariko hari igihe bidakunda, nk'abantu bo mu cyaro, hari igihe ubyara isuku igutegereje, abana baranakubaze nka nyuma y'ukwezi cyangwa se y'icyumweru tujya guhinga. Rero biba byiza uko byagenda kose ugomba ugiye kubyara wariteguye, kuko ntabwo uzi niba urakorerwa C-section cyangwa uri bubyare naturally cyangwa kubyara bya kamere. Rero biba byiza ibyo byose ubimenye biba byiza witeguye hakiri kare, ukagenda ushatse n'ibyo bintu byose n'ibyo kurya twavuga n'izo ntungamubiri zose. Rero ikindi, kuruhuka nanone, gerageza uzajye kubyara hari imirimo imwe n'imwe warangije ku buryo bizagufasha kuruhuka neza. Ikindi ni ukwirinda guterura ibintu biremereye. Niba nta muryango ufite, gerageza umuturanyi agufashe, gerageza ugire umuntu ugufasha nyine muri iyo mirimo iremereye cyangwa muri gukora ibyo bikorwa biremereye, kuko nubikora, nuterura ibyo bintu biremereye uziyangiza. Ushobora gukira ikiguma, ariko nyuma hakazamo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ariko abenshi nta n'umuntu uva kubyara yabazwe ngo ature ibintu biremereye ngo bimugwe amahoro. No, ushobora no gusandara. So rero biba byiza ubimenye, kwirinda gutera ibyo bintu biremereye kugira ngo utiyangize. Ikindi ni ukugira isuku ku gisebe. Isuku ifasha kurinda infections. Ibyo ngiye nabibonye, hari umumama nzi nyine wabyaye abazwe ari gukora iyo suku, byanteye n'ubwoba. Ariko niba uzi uko bigomba gukorwa, bikore. Isuku ni ingenzi kugira ngo utazarwara izo infections. Kandi iyo infections zije mu gisebe, ushobora no kubora ibintu utazi, ushobora kubora. Rero biba byiza ubimenye ukanabyirinda. Rero isuku yo ni ngombwa, buri mubyeyi wese agomba kugira isuku. Kamere y'isuku igomba kujya muri muntu wese. Ikindi ni ukugenda gake gake, irinde kwihuta.
barakubaze barakongereye uri kwihuta nk'umuntu utaragize icyo ahura nacyo uri mu biki gutanga ubuzima ntabwo ari ikintu cyoroshye so rero irinde kwihuta mu bintu byose ukora ugire umuvuduko mukeya despacito right ugende gakeya ukore buhoro kugira ngo uko gake uri gukora uri gusevinga ubuzima bwawe nko mu myaka 5 usevinzeho imyaka 5 wiyongereho imyaka 5 rero wirashinga bizakwica gerageza ugerageze rwose ikindi ugomba kurya ibirimo vitamin C nkuko nabivuze hano haruguru na zinc harimo nk'amacunga inanasi ibishyimbo ibyo byose bifasha gukira vuba ariko umuco w'imbuto ugirwa n'abantu bakeya ariko ugomba kwimakazwa kuko imbuto zirafasha cyane kandi zindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye n'abantu nkatwe tutazikunda tugomba kujya kuzikunda kuko baje kubona ko imbuto zihatse ubuzima zihatse ibintu byinshi cyane rero nawe niba utazikunda nkanjye gerageza uzikunde gerageze kuri portion yawe ufata cyangwa ku byo kurya ufata ntizibure niyo zitabona saa sita nijoro ntizibure cyangwa mu cyumweru zifatemo nka 3 birafasha no ku muntu wabazweho izo mbuto ugomba kuzishaka izo nanasi amacunga kugira ngo bigufashe ikindi no kwirinda stress n'umunaniro ukabije stress itera ibintu byinshi bitandukanye stress baje kubona ko stress yakugeza ahantu habi ushobora kwangiza ubuzima bwawe totally so rero ibintu byose byirinde cyangwa se ibyo kwirinda ubyirinde n'ibyo gukorwa ubikora n'ibyo bigomba gukorwa ubikore kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza ubashe nyuma y'iyo C-section bakubaze n'ibyo bigufasha kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze irinde kwivunisha kuko warabazwe ugerageze kandi niyo warababyaye naturally mu gihe uri muri y'amezi 6 ya mbere gerageza kuko ukira neza buriya nyuma y'amezi 6 rero gerageza ibyo ugomba gukora ubikore ibyo utagomba gukora ubyirinde kuko ubuzima burahenda kandi no gutanga ubuzima si igikorwa cyoroshye